Hello beautiful people, reka tugaruke ku nkuru ikomeje kuvuga ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino zitandukanye. Inkuru iri kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga nyinshi cyane cyane hano mu Rwanda, ni inkuru rero ijyanye n'ibyabereye kuri Château le Marara. Ni nyuma rero y'ubukwe buherutse kuhabera, ariko ababutashye bakavuga ko bahawe service zitari nziza, nyamara ku rundi ruhande cyane ku ruhande rw'iyo hoteli bo bakavuga ko batanze service basabwaga, ahubwo bakaba bari kwishyuza n'andi mafaranga. Nicyo tugiye kugarukaho. Kora subscribe niba utarayikora, like, share ndetse utange n'igitekerezo cyawe muri comment. Ikaze. Kuri ubu rero hano mu Rwanda ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ugiye ugeraho rwose uri gusanga inkuru zivugwa hagarukwaho rwose Château le Marara, aho rero iyi hoteli iherutse kwakira ubukwe mu minsi yashize mu ntangiriro z'ukwezi kwa karindwi, ariko ibintu ntabwo biri kugenda neza. Ababutashye bati twahawe service mbi cyane, icyakora ku ruhande rwa hoteli bo bati twabahaye ibyo mwadusabaga, ahubwo nimutwishyura amafaranga yacu asigaye. Ni ibirori rero bya Uwera Bonete ukunze no kugaragara ku mbuga nkoranyambaga ndetse na Musemakweli, bwitabiriwe n'ibyamamare bitandukanye mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Mu bazwi rero bitabiriye ibyo birori harimo Isimbi Modo ndetse n'umugabo we, hari kandi Miss Rwanda 2020 Nishimye Naomi n'umugabo we ndetse n'abavandimwe be bose bahuriye mu cyo bise Mackenzie's. Hari kandi Nyirasenge Janine, Miss Muheto Divine ndetse n'abandi batandukanye barimo abanyamahanga bari baturutse hanze y'u Rwanda. Gusa rero nk'uko byatangajwe n'abari bitabiriye ibi birori, ibyari byishimo byahindutse agahinda nubwo amafoto yasakajwe ku mbuga nkoranyambaga mbere yagaragazaga umunezero. Abari babirimo benshi rero bagaragaje ko bari babihiwe, ariko bagakomeza gushinjagira bashira. Mu butumwa bwashyizwe ku rubuga rwa X, ni yahoze ari Twitter, na Miss Rwanda 2022 Nishimye Naomi, inyuma y'iminsi mike ubu bukwe bubaye, babanje kunenga ahantu yagaragazaga ko yagiye ariko akaza kuhasanga service mbi. Gusa ariko nigeze atunga agatoki ahabereye ubu bukwe. Icyo gihe yanditse ku rukuta rwe rwa X ati dutewe agahinda n'ukuntu hari ibigo bimwe na bimwe bitanga service mbi, ariko aho kwemera amakosa no gusaba imbabazi bigahitamo guhindura inkuru kugira ngo birengere isura yabyo. Ni ubutumwa rero bamwe batahise bamenya ko yavugaga Château le Marara iherereye i Karongi. We na bagenzi be bari baherutse gutaha mu bukwe bukarangira nabi. Ubutumwa rero bwaje gukurikirwa n'ubwa murumuna wa Uwera Bonete witwa Josine Queen, ngo asobanuye uko bakiriwe nabi muri iyi nyubako, benshi barebera inyuma bakifuza kwikandagiramo. Yagaragaje ko rero bakiriwe nabi ndetse bakanasuzugurwa mu buryo bukabije, mu gihe ubukwe bari bitabiriye bwari bwashowemo arenga miliyoni 40 z'amafaranga y'u Rwanda. Mu byo yagaragaje byabayemo harimo kuba baragombaga kugabanyirizwa kuri buri cyumba bakodesheje amadolari 220 uyashyize mu manyarwanda agera ku bihumbi 318 mu ijoro rimwe, ariko ntibibe, ahubwo bakaza gusanga icyumba kimwe muri iyi hoteli gikodeshwa amadolari 200. Ikindi yavuze ni ukuntu mu birori byabanje bya White Party bahawe service mbi, bakagaburirwa mu buryo budakwiriye, kandi benshi mu bari bitabiriye bari bagenza amasaha menshi batararya. Ikindi ati ubwo umuriro wahise ugenda, ikibazo twagize twasanze nta moteri yasimbura amashanyarazi yari ihari, nta kumenyesha uko byagenze, nta kutwihanganisha cyangwa gusaba imbabazi, nta muyobozi ushinzwe gukurikirana ibikorwa byaho wigeze twegera. Yakomeje avuga ko ku munsi wakurikiyeho bagiye gufata ifunguro rya mu gitondo bagatungurwa no kwishyuzwa amadolari 35 kuri buri muntu. Uyu Josine ati hejuru y'ibyo nta ji, ahubwo imbuto zimwe by'umwihariko izanjye zari zirimo udusimba, ndetse amata yahawe masenge n'umuvandimwe wanjye yarahumanye ku buryo yabateye kuruka. Ubwo twabazaga amazi twasabwe kwishyura amafaranga y'umurengera. Avuga ko ayo mazi nayo ibyayo bitari bisobanutse, kubera ko abantu bamwe bishyuzwaga 3,000 by'amafaranga y'u Rwanda, abandi bakishyuzwa 4,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Yavuze ko mu minsi 3 bamaze muri iyi hoteli nta suku ibyumba byakozwemo, ndetse hakaba hari pase ebyiri zose zagombaga gukoreshwa n'abantu barenga 200 bari bitabiriye ibi birori. Akavuga ko mu byumba hari harimo udukoko twari guhumanya bitabiriye ibirori, ngo abantu bamwe basabwe kwishyura ngo batererwe ipasi, bamwe bakakwa amafaranga 3,000, abandi 2,000, abandi 1,000 bitewe n'uwo babajije. Agaragaza ko guhera saa 9 z'umugoroba bishakiraga ababarindira umutekano, kubera ko abo muri hoteli babaga batashye. Avuga ko kandi ku munsi w'ubukwe umuriro wongeye kugenda,
ndetse ibiryo bagaburiwe bikaba byari bitandukanye n'ibyo bagombaga guhabwa, ikindi abashyitsi akaba ari bo biyarurira. Avuga ko ku munsi wo gusaba bishakiye moteri kubera ko nta mashanyarazi yari ahari ndetse n'ababafasha muri serivisi. Ati ku munsi w'ubukwe twishakiye abantu badufasha baturutse mu mujyi wa Kigali, dushaka n'ukurikirana ibikorwa byose bijyanye n'ubukwe turabiyishyurira. Ni mu butumwa burebure yashyize ku rukuta rwa X cyangwa se yahoze ari Twitter. Uyu mukobwa avuga ko barambiwe ku munsi wakurikiyeho, icyo gihe hari ku itariki ya 5 Nyakanga, bakajya muri moteri yegeranye n'iyi, akaba ariho basoreza ibirori byabo. Mu ibaruwa ikinyamakuru Igihe dukesha iyi nkuru yabonye Musemakweli na Uwera bandikiye hoteli, ntabwo bajya kure y'ibyo uyu mukobwa yanditse ku mbuga nkoranyambaga. Ugenekereje mu kinyarwanda, iyi baruwa yari ifite umutwe ugaragaza ko ba nyiri ubu bukwe bashakaga kugaragariza iyi hoteli bitarabanyuze ndetse bakaka n'impozamarira. Musemakweli n'umugore we bashinja iyi hoteli kubura bya hato na hato k'umuriro, ndetse hakaba nta nyunganizi yawo yari ihari, kudakurikirana ibibazo byabayeho muri icyo gihe, gutanga serivisi mbi, guhindagura ibiciro babahereyeho ibintu, ibibazo by'isuku nke, kwica amasezerano no gutanga serivisi zidahwanye n'urwego rw'iyi hoteli bivugwa ko iriho. Ku bw'ibyo basaba kwishyurwa amafaranga yose y'ijoro rimwe ku bashyitsi bose nk'impozamarira ku burangare bukabije n'imikorere itanoze. Basaba kandi kwishyurwa 40% y'amafaranga yishyuwe ku biribwa kubera ko serivisi zitageze ku rwego bari bemeranijwe. Bavuga ko izina ryabo ryangiritse kubera ko abashyitsi bari batumiye barabavuga rikijyana mu Rwanda no hanze barenga 40, bafite ababakurikira basaga 3 miliyoni ku mbuga nkoranyambaga. Bati aba bose babonye ibibazo byabaye kandi biteguye kubihamya ku karubanda cyangwa mu rukiko nibiba ngombwa. Niba ikibazo kidakemutse neza, bashobora kwangiza izina rya hoteli mu buryo budasubirwaho. Bavuga ko ubukwe bwabo bwari bumaze umwaka urenga butegurwa, ariko aho kwishimira uwo munsi bakaba barasigaye bafite ihungabana, agahinda n'isoni imbere y'imiryango n'inshuti. Bati nta kiguzi cyabikiza, ariko impozamarira ni igice gito cy'ibyo bategereje. Basaba ko ubuyobozi bwa Château Marara Hotel bwatanga ibaruwa isaba imbabazi ivuga mu buryo bushimangiye kandi burambuye ibibazo byose byabayeho mwitegurwa n'isohora ry'iyo gahunda. Iyi baruwa bavuga ko igomba kubigaragaza ukwemera amakosa mwitegurwa, imicungire n'ishyirwa mu bikorwa rya serivisi. Bavuga ko imbabazi zitagomba kuba rusange cyangwa zuzuye ubwiru, ahubwo ko zigomba kuvuga ibyabaye mu buryo burambuye, cyane cyane ikibazo cyo kubura amashanyarazi, ibibazo by'ibiribwa, umwanda no kutitaba kw'abakozi mu gihe cy'ingenzi. Nubwo bimeze gutya ariko ba nyiri hoteli bo baravuga ko hari amafaranga Musemakweli n'umuryango we babarimo bagiye batishyuye. Mu ibaruwa bandikiye umuryango bawusubiza kuyo wari wanditse usaba indishyi y'akababaro, ikinyamakuru Igihe yabonye igaragaza ko Château le Marara yishyuza arenga 5 miliyoni z'amafaranga y'u Rwanda, iyongera ku yandi arenga 40 miliyoni z'amafaranga y'u Rwanda abakoze ubukwe bari bishyuye. Muri iyi baruwa yanditswe ku ya 14 Nyakanga 2025, bavuga ko ari subiza iyo bandikiwe ku itariki ya 10 Nyakanga, bakavuga ko ari garuka ku busabe bwo kwishyuza serivisi zatanzwe mu bukwe bwa Musemakweli na Uwera mu bukwe bwabo ku itariki ya 3 n'iya 4 Nyakanga 2025. Muri iyi baruwa ntabwo hoteli yemera ko amashanyarazi yabaye ikibazo. Muri iyi baruwa ikagira iti nubwo twemera ko habayeho ibura ry'amashanyarazi by'agateganyo mu karere ku mugoroba ku itariki ya 3 Nyakanga, itsinda ryacu ryahise ribyitwaramo neza maze umuriro usubiraho mu gihe gito gishoboka. Serivisi zahise zisubukurwa kandi inyandiko zacu zigaragaza ko ibiribwa n'ibinyobwa byakomeje gutangwa ku bashyitsi banyu uko bukeye n'uko bwije. Rikomeza rivuga ko muvuga ko mwigeze kugirana ikiganiro kuri telefone na Dr Christian Marara, nyamara turifuza gusobanura ko nta masezerano yanditse cyangwa yemewe ku mugaragaro yabayeho yerekeye gusonera ibiciro by'ibiribwa cyangwa ibinyobwa. Mwavuze kandi ko mwavuganye na Madame Solange Bayingana, ariko we yabihakanye yivuye inyuma, avuga ko nta guhura cyangwa itumanaho ryigeze ribe hagati yanyu muri icyo gihe. Byongeye kandi ibyemezo nk'ibyo bisaba inzira n'ubuyobozi bwihariye, bityo ntibiri mu nshingano cyangwa uburenganzira bw'umukozi ku giti cye. Ikindi iyo hoteli ishinja bateguye ubu bukwe nuko mu bashyitsi 200 bari bavuzwe ko baritabira ubu bukwe hiyongereyeho abandi 122. Iti hari n'ubuhamya bw'abantu bagaragaza ko gutegura amafunguro byahinduwe kugira ngo bijyane n'uwo mubare. Nubwo guhindagurika k'umubare w'abashyitsi ari ibisanzwe mu birori binini, iyo amafunguro amaze gutegurwa no gutangwa, ibiciro byabyo biba bidashobora kugabanywa cyangwa guhakanwa.
bigomba kwishyurwa uko biri. Iyi hoteli isoza ivuga ko ibyo bitabiriye ibi birori na ba nyirabyo banditse bisa nko kwirengagiza cyangwa kugoreka ukuri kugira ngo batishyura aya mafaranga y'abashyitsi yarenzeho. Isaba kwishyurwa miliyoni 3,170 n'amafaranga 790 y'ibiribwa n'ibinyobwa byatanzwe ku itariki ya 3 Nyakanga na miliyoni 1,898 n'amafaranga 160 y'abashyitsi 88 barenzeho ku itariki ya 4 Nyakanga, yose angana na miliyoni 5,068 n'amafaranga 950. Ibaruwa iti: turahamya ko ibyari byumvikanyweho bigomba kubahirizwa. Nimutishyura aya mafaranga yose vuba bidatinze, tuzafata inzira y'amategeko kugira ngo tuyasubizwe. Nyuma yo kubona ubutumwa bwa Josine Queen, urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB rwahise rwandika ubutumwa rumusubiza kuri X ruvuga ko rugiye gukurikirana iki kibazo. Ubutumwa buragira buti: mwiriwe neza Josine Queen, tubabajwe cyane n'ibyo mwahuye nabyo. Twabamenyeshaga ko RDB iri gukurikirana iki kibazo kugira ngo gikemurwe mu buryo bukwiye kandi hafatwe ingamba ziboneye. Turabashimira ko mwatubwiye ibibabaje mwahuye nabyo. Ku rundi ruhande, umuyobozi w'ishami rishinzwe ubukerarugendo mu rugaga rw'abikorera mu Rwanda PSF, Habineza Edson, yavuze ko ikibazo cyabereye muri Château le Marara cyageze kuri uru rwego kandi bari kugikurikirana. Ati ikibazo cyatugezeho twatangiye kugikurikira, twabavugishije, avuga ba nyiri hoteli. Turashaka kujya kubareba tukareba koko ibyo bintu abo bavuze, uburyo bakiriwe igihe bahagereye, ibyo bari basabye byose ndetse na serivisi bahawe uko byagenze. Turareba inzira na serivisi byanyuzemo ngo bibe byagera kuri ruriya rwego kandi twahanye umunsi wo kujyayo. Akomeza agira ati: turi gushaka kuvugisha bari abantu bakoreye ibirori hariya ngo baze tuganire twumva uruhande rwabo kugira ngo nitujyayo tubashe kubahuza. Twihutiye kugira ngo tubashe guhuza impande zombi kugira ngo ikibazo cyaba cyarabaye tubashe kugishakira umuti ndetse ntikizongere gusubira. Yakomeje avuga ko nibasanga ibivugwa n'abakiriwe ari byo bashobora gusubizwa amafaranga yabo cyangwa se bakaba basubira muri iriya hoteli bagahabwa serivisi batahawe mu gihe babyemera. Ati twe duhagarara hagati ngo duhuze impande zombi ngo hatagira ubigenderamo. Akomeza avuga ko nka PSF ishobora gufata umwanzuro wo gukebura iyi hoteli kubera ko ibyabaye biba byatumye isura y'ubukerarugendo mu Rwanda iba yangiritse ndetse hagatangwa amahugurwa kugira ngo ibyabaye bitazongera. Agaragaza kandi ko nubwo ibi byabaye bitavuze ko ubukerarugendo muri rusange mu Rwanda buhagaze nabi kubera ko ku isi yose u Rwanda ruri mu bihugu biri mu myanya ya mbere mu kwakira abantu neza. Ni inkuru kugeza n'uyu munsi ikomeje kuvugisha abantu ku mbuga nkoranyambaga. Bamwe bagaragaza agahinda batewe no kuba umugeni yarahuye n'ibyo byose ku munsi w'ubukwe bwe. Abandi bo ntibumva uburyo warara muri hoteli ukishyura amadolari arenga 200 ku ifunguro rya mu gitondo bakaguha potage n'irindazi rimwe. Gusa ku rundi ruhande hari n'abatumva uburyo abatashye ibyo birori baba barakiriwe nabi, nyamara iyi hoteli imaze igihe yakira abantu nta n'umwe wigize agaragaza kwakirwa nabi. Batese nibo ba mbere byaba bibayeho? N'abandi bakomeje gutanga ibitekerezo byabo. Nawe twandikire usiga igitekerezo cyawe muri comment. Hagati aho ukore subscribe niba utarayikora, kandi naho hasi kunzogera kugira ngo ujye ubona notification n'inkuru zigezweho ako kanya. Reka nsoreza aha dusubire mu mandi makuru aza kubagezweho. Ibihe byiza.